umuntu nkawe umwe ahora atuje utavuga cyane bitari ngombwa utareba cyane kubyo yatijwe utikunda cyane igihe bigoye umutima nk'uwo ukura hehe umuntu nkawe ubona isigoye ngaho ibyoreza impande zose abakire barunze amasitoke gusa wowe muri bimwe wahawe ugahamagara n'utarabibonye ukunga murya Imana utibaho nawe isi n'abantu niko duteye dushima cyane by'ako kanya tunyurwa cyane n'ibyo tubonye imitima yacu ikahita ibisiba neza ikagenda nk'amahembe y'imbwa wakoze neza nuko utabizi byari bigoye ndarira amazi umuntu nkawe uzi udateguje uti ngaho komera ntukagwe naje nanjye ndatuza nshima ikohereje ese iyi minsi ko mbona igoye umuntu nkawe akenewe hose nibaza niba hirya hino haba haboneka umuntu nkawe ngo ahumurize umuntu nkanjye erega nanjye naba nkawe shaka umutima w'umuntu nkawe ngifasha bose nduta abatware nambutse benshi ndusha abasare ndamire bose nabo barwaye guhaye impano y'iby'ubwenge kuko ntatunze ibya mirenge mbese urebye muri rusange nashakishije impande zose ibyo nabonye nibyo nguhaye umutima jya wumva ko ngushimye gusa impano izaba ibanga kuko uwayibona atari umuhanga yazashiduka yaguye mpanka avuga ati abaswa basa n'abasazi kandi uyu musazi ndabona ari umusizi navuga byinshi ku muntu nkawe gusa nk'intore reka mbe nshoje yari intore imwe ishinze imizi yo ku mukondo w'igicumbi cy'umuco Munyambibi Mark gushimira kubw'ibyo wankoreye ndashimira yewe ndagushimira kubw'ibyo